Ese wakora iki uramutse umenye ko umuntu wakunze imyaka myinshi atakikwitayeho nk'uko byahoze? Ese urukundo rushobora kubaho igihe icyizere cyamaze gusenyuka? Uyu munsi ngiye kubagezaho inkuru ikora ku mutima y'umugore wamaze imyaka 18 mu rushako. Ahura n'uburibwe bwo guhemukirwa, irungu n'ibyemezo bikomeye byahinduye ubuzima bwe. Iyi nkuru irimo amasomo akomeye ku rukundo, kubabarira no kongera kwiyubaka nyuma yo gucika intege. Komeza wumve kugeza ku musozo kugira ngo umenye uko byose byarangiye. Niba ukunda inkuru zubaka kandi zifite amasomo y'ubuzima, kandi like na subscribe ndetse usangiza n'inshuti zawe. Nitwa Maria, mfite imyaka 40, mfite abana 2. Umugabo wanjye yitwa Yohana, afite imyaka 45. Tumaze imyaka 18 tubana nk'umugore n'umugabo. Igihe twashyingiranwaga nari nishimye cyane. Yohana yari umugabo mwiza, uhora aseka kandi akambwira amagambo meza. Yakundaga kumbwira ati ndagukunda. Narabyizeraga n'umutima wanjye wose. Twari dufite inzozi zo kubaka urugo rwiza no kurera abana bacu neza. Hashize imyaka 2 tubana, twibarutse umuhungu twise Adamu. Yari umwana w'umuhanga kandi usetsa cyane. Nyuma y'indi myaka 2 twibarutse umukobwa twamwise Lili. Yari umwana ugira neza kandi ukunda kuririmba. Mu ntangiriro Yohana yari umugabo mwiza. Yarakoraga cyane kugira ngo umuryango utabura ibiwutunga. Jye nagumaga mu rugo nita ku bana, nkabatekera, nkabakurikirana mu masomo, kandi nkita ku rugo rwacu. Ariko imyaka yagendaga ishira, ibintu byatangiye guhinduka. Yohana yatangiye gutaha atinze, akajya mu ngendo nyinshi kandi atambwiye aho ajya. Yaretse kumbwira amagambo y'urukundo nk'uko yabikoraga mbere. Naramubazaga nti kuki uhora ugiye mu kazi cyane? Yaransubizaga ati nkora ibi byose kubera umuryango, ntumbaze ibibazo byinshi. Aya magambo yambabazaga cyane, ariko naracecekaga kuko namukundaga kandi nizeye ko umunsi umwe azahinduka. Hashize imyaka 7, igihe yari yagiye mu rugendo, nabonye amatike y'indege 2. Kuri imwe hari handitse izina ry'undi mugore. Umutima wanjye warakubise cyane. Namaze iminsi 3 ndira, numvaga ndi njyenyine kandi nta muntu unyumva. Agarutse naramubajije nti uwo mugore ninde? Yaransubije ati ntacyo bimaze kumenya uwo ari we, ntugire ikibazo. Sinamwizeye, ariko naracecetse kuko nifuzaga kurinda umuryango wanjye gusenyuka. Uko imyaka yagendaga ishira, Yohana yakomeje iyo myitwarire. Numvaga ko akibonana na wa mugore. Buhoro buhoro umutima wanjye warakonje. Nasukuraga inzu ariko ntibe urugo rwuzuyemo ibyishimo. Natekaga amafunguro ariko ntakibyishimira. Narebaga Yohana nkabona ari umuntu ntakimenya. Umunsi umwe nahuye n'inshuti yanjye ya kera yitwaga Alex. Yari umugabo ugira neza kandi uvuga make. Namubonye afungurira umugore w'urugi rw'imodoka, amufasha kwambara ikote kandi amwitayeho cyane rwose. Naribwiye nti ngo kuko urukundo rwa nyarwo rusa. Twatangiye kuganira, yambaza gukomeza, akanyumva kandi akampa agaciro. Yarambwiye ati uri umuntu ukomeye kandi ufite agaciro. Ayo magambo yatumye nongera kumva ndi umuntu w'agaciro. Natangiye kongera guseka no kumwenyura. Mu gihe cy'amezi 3 twaganiraga cyane. Sinashakaga impano cyangwa amafaranga, nashakaga gusa umuntu unyitaho. Gusa Yohana yaje kubimenya. Yararakaye cyane aranuka ndetse arambaza ati kuki wabikoze? Naramushubije nti kubera ko nari nkeneye urukundo. Twaganiriye amasaha menshi. Icyantunguye nuko Yohana yareze. Yarambwiye ati ndagukunda nyaboneka ntutane. Naramusubije nti kuki ubimbwiye ubu? Kuki utabivuze mu myaka yose ishize? Yaransubije ati sinari nzi ko wababara bene aka kageni. Ijoro rimwe nararwaye cyane, njya kwa muganga.
Yohana yicaye iruhande rwanjye amfata ukuboko maze aravuga ati ntundeke ndagukunda. Bwari ubwa kabiri gusa mu myaka 18 numvise ayo magambo avuye ku mutima we. Nyuma y'ibyo natangiye kwibaza byinshi. Ese ngume muri uru rugo cyangwa ndutere umugongo? Ese icyiza kubana ni iki? Yohana yatangiye kugerageza guhinduka. Yatahaga kare akamfasha imirimo yo mu rugo kandi akanyitaho kurushaho, ariko ukwizera kwanjye kwari kwaramaze gukomereka. Umunsi umwe naganiriye n'abana banjye, Adamu yaravuze ati mama, rimwe na rimwe mbona usa nk'ubabaye. Lili nawe ati icyo nshaka ni ukubona twakomeza kuba hamwe. Ayo magambo y'abana yanshengutse umutima. Nyuma naje gufata icyemezo cyo guhura na Alex bwa nyuma. Namushimiye uburyo yanyibukije ko nkiri umuntu ufite agaciro. Namusezeyeho maze ndagenda. Nari nzi ko bwari ubwa nyuma twari tubonanye. Hanyuma nicaye hamwe na Yohana turavugana nta guhishanya. Naramubajije nti ese koko ushaka ko urugo rukomeza? Yaransubije ati yego, narakosheje ariko ndagukunda. Naramubwiye nti niyo bivuze ugomba kubigaragaza no mu bikorwa, si mu magambo gusa. Twatangiye kujyana gutembera, kuganira no kongera kwegerana buhoro buhoro. Kubabarira Yohana nicyo kintu cyangoye kurusha ibindi byose. Nibukaga amajoro nariraga njyenyine, nibukaga amatike y'indege n'izina ry'undi mugore, ariko nanone nibutse amakosa yanjye. Umunsi umwe narebye mu ndorerwamo ndibwira nti Mariya, nawe nturi intungane, niba ushaka amahoro ugomba kubabarira. Uyu munsi nkiri kumwe na Yohana ntitwatunganye kandi ibikomere byose ntibirakira, ariko mfata umunsi ku wundi nita ku bana banjye kandi natangiye no kwiyitaho. Natangiye gusoma ibitabo no gutembera njyenyine, nize kongera kwikunda. Ndetse nanditse ibaruwa ivuga iti Mariya, uri umuntu ukomeye, uri umuntu mwiza kandi ufite agaciro. Ubuzima buragoye ariko uzabutsinda. Banza wikunde mbere yo gukunda abandi, ukwiye ibyishimo. Iyo numvaga ncitse intege narayisomega ikanyongerera imbaraga. Iyi nzira yanyigishije ibintu byinshi. Urukundo si amagambo gusa, urukundo ni ibikorwa. Urukundo ni ukwita ku muntu no kumwubaha. Abantu bose bakora amakosa, kubabarira bitanga amahoro. Kwikunda ni intambwe ikomeye yo gukira ibikomere. Kandi icy'ingenzi kurusha byose nizo ko ndi umugore ukomeye ushobora kunyura mu mubabaro, amarira n'ibigeragezo, ariko ugakomeza guhaguruka no gukomeza urugendo rw'ubuzima bufite icyizere. Muri iyi nkuru twize urukundo nyarwo rutagarukira ku magambo gusa, ahubwo rugaragarira mu bikorwa, mu kubahana no kwitanaho buri munsi. Twize kandi ko niyo umuntu anyuze mu bihe bikomeye atari ngombwa ko ahagarara cyangwa ngo yihebe. Buri wese afite imbaraga zo kongera guhaguruka, kwikunda no kubaka ejo hazaza. Niba hari ikintu ukuye muri iyi nkuru, ni uko agaciro kawe katagomba guterwa n'uko abandi bakwitwara. Wowe ubwawe ufite agaciro kandi ukwiriye kubaho wishimye. Murakoze cyane kuba mwakurikiye iyi nkuru kugeza ku musozo. Niba yagukoze ku mutima cyangwa hari isomo wakuyemo, tubwire muri komenti. Ntimuzibagirwe kandi like, subscribe no gusangiza abandi, kugira ngo natwe dukomeze kubagezaho inkuru nziza kandi zubaka.